yahawe misiyo yemererwa miliyoni 3 nabo bita ba Coach Gael na bakene. Guceceka kwa Beni kuri kugaragaza yuko nyine n'umunyantege nke. Aratinya buse ko ibintu byose byabaye kuri Melody byo bavuze nanjye ndibyo twavuze kuri Melody nijo ejo sinabonye ikiganiro yakoranye na Irene avuga nawe. Aka kanya nagiye umuntu bakanadira ngo nuko ari mu bibazo. Twese turamuze muri showbiz mu mujama wacu. Nubwo yagiye adukora nyine harudukose cyane dukorera. Nkanjye mu gitamo cya Diamond namweje amafaranga unangurira itike arayingurira ngezo nsanga ya VIP. Ngeze ku muryango nge nekanye itike barambwira ngo yinjiriweho ngo yakoreshejwe. Kicukiro niho twanyuze uzabugese ryo Kicukiro tugeze ari kuri Harris bikorera Rwandex Isibo TV kuri ya station turaparika tuva mu modoka dirafata moto nanjye mfata moto abandi bafata imodoka yabo baragenda. Niyo mpamvu natangiye vuga ngo ex dira ntabwo nsanzwe muzi nk'umujura nta n'umuntu muri showbiz n'umwe uzidira nk'umujura. Dira tumuzi nk'umudira umuntu ukora tunyanga azwe mu madega y'amacano y'abandi urabizi ibyo macano wahoradamo cano yagushe cano yayigaruye yayigusubije yayiguriye y'abandi AdSense izo dira nizo dira yiberamo. Nubwo umuntu yakubwira ibintu uzi bifate ukore analyse ubyongere kubyuzi ukora usesenguza uvuga ikintu uzi. Uragenda ugashimangira ngo The Ben ngo yamaye amafaranga ngibihumbi 100 ngo umuvuge.